Matari ko tuzanaje ati waje suri meze bite. Salomo ngo aje kugenda aravuga ngo uyu nguyu we ngo kubana nawe mu nzu y'inyumba muri villa muri cadastre ngo ni nk'umugabo ufite ikimungu mu magufwa ngo azashushirwa ku manywa ngo mu bandi bagabo ntazavuga ngo azatinya gutaha nijoro akajya abanza akabaza abana ngo se mama wanyu yarya. Amen. Muyandi magambo igiterane cy'urubyiruko hari abadamu hano cyasiga bakishijwe. Hewe. Amira. Noneho Salomo ngo ajya ku wundi asangana umukobwa w'ubwenge warebeye kuri mama we uzi kwakira abashyitsi ngo ahita abwira abantu ati muzane tapi rouge arayisasa ngo azana abakobwa bo kumuririmbira n'indabo. Salomo ngo ahagarara avuga ati uyu nguyu we ashobora kuba ameze neza. Salomo ngo arinjira asangana umukobwa utuje. Tubaha iki? Hari abadamu buriya bazi kwakira abagabo attention. Hari abadamu b'abanyabwenge babikura kuri ba mama wabo n'abandi cyangwa bakivukira gusa. Umugabo yinjira umudamu akaba yunamya kuye. Sinzibagirwa umumama umwe wagiraga umugabo w'amahane n'abagabo ga ntiboroshe nabo. Hanyuma umugabo wagiraga amahane ngo yinjira umugore ngo amuhe imboga. Umugabo ngo akore mati no izi mboga zawe ntabwo ziryoshye kizo kwa runaka genda uje kuzana izo kwa runaka. Mama te sawa afashe ya sahane arayisohokanye ashize mu gitenge azungurutse inzu ngo azunguruka inzu arazigarura ngo azihe umugabo ngo akoreho ati voilà ntiwumva se. Mugore w'ubwenga aza akora udusha akora ibi. Se wakoze ubukwe ntiwantumira siwe twari kumwe ejo ni mu gitera. Félicitations ntacyo nabone ufite umugabo mwisi. Ibyo gakera mu kinyamurenge uko gakera abadayimoni bamanuke ngo se biriya byari ngombwa. Ni ngombwa si mwiza se none kera batubwiraga ngo nushimira umuntu ngo kavuga ngo yagize neza ngo umuhaye satani ni uhabwa bakoze neza. Iyo myumvire yarahindutse ujye ushimira umuntu agihari. Uyu mugabo reka muvugeho nanone uko nabivuze kuwa gatanu. Salomo yanditse ibitabo bitatu. Igitabo cya mbere yanditse ni indirimbo za Salomo ubwo yari umusore ufite amarari agurumana n'amaraso abona ibintu byose ari ibye ibintu byose abyigwizaho. Nibwo yashatse abagore benshi ngo amare kubashaka yari afite abagore 700 n'abandi bishoreke 300. Nukuvuga ngo bose bari 1,000 kandi aba bose abantu benshi bajya bakunda iki rero ntibari barakitubwiyeho bakibaza batese ko umuntu amenyereye ko atunga umugore umwe nk'uku byagendaga bite. We yari afite abagore bari mu bihugu abandi bari mu ntara zitandukanye kure cyane. Yumvaga umukobwa mwiza yamwumva Afrika y'Epfo akohereza inkwano akamukwa akamwubakira akazagira igihe kimwe cyo kumusura akagira uwundi muri za Nairobi za Uganda hano mu Afrika akagira abandi. Uniko yabatunza ari benshi bose kandi ntabwo bari abakobwa gusa bene abangabo bari abakobwa b'abami bari abakobwa b'abagenerale bari abakobwa b'abakoloneli bari abakobwa b'abacuruzi kugira ngo yifatire abagabo bakomeye azaba umukwe wabo abone uko ayobora. Nukuvuga ngo Salomo igihe cye nta gihugu na kimwe cyamurwanyije ahubwo nusoma neza mu bami ba mbere uzasanga ibihugu byaje kumufasha kubaka. Bamwe ngo bamufasha kubaka ngo baramubwira bati wowe twamenye ko watangiye kubakira Imana inzu iso yari yatangiye kubaka. Dawidi ngo yatekereje kubakira Imana ngo iramubwira ngo Dawidi utekereje neza ariko si wowe uzayubaka. Icyakora umuhungu wawe ugukomokaho ni uzayubaka. Salomo ngo aje kuyubaka yahawe inkunga n'abo bami
bo mu bihugu byo hakurya y'inzuzi za Yorodani n'izindi, ngo bamenye ko atangiye kubaka. Bamwe baraza barambwira batwe tuzaguha ibiti, abandi tuzaguha amabuye, abandi tuzaguha imbaho, abandi tuzaguha amabati. Hari umurongo uvuga ngo mwiyubaka ry'iyo nyumba ngo nta kintu cy'icyuma kigeze kihavugira, ngo kuko byose byatunganyirijwe mu nganzo. Byose bari barabitunganyirije hakurya, bakaza bagapima hano, barangiza bakajya gusatura amabuye iriya n'imbaho, bazigera hano bagacomeka gusa. Ejo bundi nabibonye mu Rwanda ubu ngubu barimo barubaka amazu, ikibanza ugasiza warangiza bagapima inzu yose, bakazana inkuta bakazitereka bakagusakarira. Bya bindi byakera byo kwirirwa ngurazana abafundi ngo birirwa bamena amabuye, ibyo byarashashe. Kuba afitega amafaranga ariko twega tuzagumana ibishashe. Hanyuma indirimbo ya Salomo ngo nibwo yakomeje kugenda avuga ya magambo mujya mwumva abwira ngo umukobwa ngo amaso yawe ngo ni meza, ngo amenyo yawe ngo ameze nk'intama ngo ziri ku misozi, utundu bene utwo nyine two gufundikanya. Ngo arangiza ahura n'umukobwa w'umushunemu, umukobwa ufite amahame, umukobwa wamenye Imana, ngo amwikozeho. Umukobwa aramubwira ati ni byiza gushakwa n'umuhungu w'umwami, ariko mfite fiance. Salomo aramubwira ati nta fiance unduta, mureke. Arangije ngo yanga ko uwo mukobwa nawe yanga kumureka. Hanyuma Salomo ngo azana abantu bo kujya bazana wa mukobwa ngo bagenda bamutembereza, bamwinjiza mu mitungo ya Salomo, ngo bamugeza muri salo, ngo asanga intebe ni zahabu, izindi ni amahembe y'inzovu, izindi ngo Salomo niwe wa mbere wazanye jaride n'amapisine. Umukobwa ngo aratembera aravuga ngo nubwo ari byiza, ngo ariko umukunzi wanjye uri mu misozi ngo araruta ibi byose. Bashakaga kuvuga isomo ryari ririmo, isomo riri mu ndirimbo ya Salomo ni urukundo rw'Imana n'itorero. Imana yadukunze dukiriritse, tumeze nk'uruhu rwitwa tahashi rwari rutwikiriye ihema ryo hejuru. Hanyuma uwo mukobwa ngo akajya agenda mu misozi kugenda ashakisha ibya Soroma, ngo izuba riramutwika. Ngo aravuga ngo bene mama barantaye, ngo izuba rirandwika, ngo ndirabura ariko ndi mwiza. Ngo nubwo mubona nirabura, ngo ariko meze nk'inyegamo za Salomo, ngo meze nka jarideze, ngo biriya byose mubona ndabiruta. Salomo aramureka. Arangije ngo aje gusoza igitabo cye, aravuga ngo burya urukundo ni ikintu gitangaje. Ngo urukundo ngo amazi menshi ntiyaruzimya, ngo nuwatanga ibye ngo arugure, ngo ntiyabishobora. Salomo arimuka ngo abare ku mugabo w'igikwerere w'imyaka yo hagati. Ubundi igikwerere ni nk'uku kwanjye hano, umuntu utakiri umusore, umuntu utari umusaza, hagati aho. Igikwerere ni umuntu uri hagati, si umusore si umusaza. Aha niho yanditse imigani, ngo aca imigani 3,000. Niwe wavuze ngo aho kujya gutaha ubukwe, ngo we yaje mu kiriyo. Abandi ati mwebwe muzamwiruka mwiruka ngo murataha ubukwe. Ati jewe numvise ahantu habiri, kumva hamwe hari ikiriyo, ahandi hari ubukwe, nje naja mu kiriyo, kuko mu kiriyo niho umuntu agira discipline y'ubuzima kuruta mu bukwe. Harugera mu bukwe akanywa fanta zose, izindi akazazihisha mu maguru. Naho mu kiriyo bakubwira ngo tuguhe fanta ngo wenda hasi. Ubu ha utekerezaga ngo se uyu wagiye wenda muruta, nje sinogenda. Mu bukwe ni mu kiriyo niho haba discipline yose, abantu bose baba bari ku murongo. Nutabonye intebe ntaburana, ariko azayibure mu bukwe. Nayibura mu bukwe ntazagaruka. Buzira yakwandikiye na message ngo mujye muzana protocole zifite gahunda, ariko mu kiriyo ntiyibuka ko yanahagaze, ntiyibuka ko aticaye. Igitabo cy'imigani nibwo Salomo rero yatangiye gusura abagore. Niwe mugabo wavuze imico y'abagore yose, arabazi arabamenya. Yatumaga ku mukobwa utuye ahantu, akambwira ngo umugabo yaje, umwami akazana cortege. Hanyuma umukobwa ngo yumva umugabo agiye kuza, agahita abwira abasore ati mugende mujye kuri iriya duka muzane fanta zose, mugende hariya muzane inyama, mugende hariya muzane ifu, mugende muzane amavuta, muzane ibintu bihenze. Umwami azishyura. Salomo yabakinjira, ngo umugore akamubwira ati ibi biryo uriye ni ideni, aha wicaye ni ideni, niyo kamambiri ni ideni, ibintu byose ni ideni. Noneho Salomo ngo kandi iyo yatahaga bwacaga agiye gutaha,
ngo yasigaga yanditse umugani agasiga avuze uko yabonye uwo mugore wa mbere ngo amutaheho asangana umukobwa mwiza cyane ariko w'amafiyeri menshi udaca bugufi w'inzara zigeririya ntazi gukaranga ntazi kwakira umugabo yakoresheje abakozi. Salomo ngo amwitegereza aramureba mu gitondo aramureba ngo aje gutaha aravuga ngo uburanga ngo umugore w'uburanga ngo udafite umutima ngo ameze k'impeta y'izahabu ikwikiwe mu izuru ry'ingurube. Ngo imvura ihise ngo ingurube zigenda ikajya kukubita ya zahabu mu rwondo hariya. Bwacya Salomo ngo akajya ku wundi ngo agasanga noneho we ni ingare uvugira hejuru utagira ikinyabupfura utararezwe. Salomo yamubaza ati mumeze muti hano? Ati ntundeba se, urambaza ntundeba, wazanya ngahe se, wabaga he iyi minsi yose naje kwicara hano? Salomo atari ko tuza naje. Ati waje se urimeze bite? Salomo ngo aje kugenda aravuga ngo uyu nguyu we ngo kubana nawe mu nzu y'inyumba muri villa muri cadastre ngo ni nk'umugabo ufite ikimungu mu magufwa ngo azashushirwa ku manywa ngo mu bandi bagabo ntazavuga ngo azatinya gutaha nijoro akajya abanza akabaza abana ngo ese mama wanyu yarya. Amen. Muyandi magambo igiterane cy'urubyiruko hari abadamu hano cyasiga bakishijwe. Hewe. Amina. Noneho Salomo ngo ajya ku wundi asangana umukobwa w'ubwenge warebeye kuri mama we uzi kwakira abashyitsi ngo ahita abwira abantu ati muzane tapi rouge arayisasa ngo azana abakobwa bo kumuririmbira n'indabo. Salomo ngo ahagarara avuga ati uyu nguyu we ashobora kuba ameze neza. Salomo ngo arinjira asangana umukobwa utuje. Tubaha iki? Hari abadamu buriya bazi kwakira abagabo attention. Hari abadamu b'abanyabwenge babikura kuri ba mama wabo n'abandi cyangwa bakivukira gusa. Umugabo yinjira umudamu akaba yunamye akuyemo rase akabafunguye inkweto n'amasogisi. Umugabo akajya yibaza ati se uyu noneho bamuroze yasinze niki? Mukobwa w'ubwenge akajya abaza umugabo ngo ko watinze wiriwe hehe? Akayaga gusa arimo ahungiza ngo hari icyayi hari amata hari ji tuguha iki? Salomo ngo hagere umukobwa aramwakira ngo buke mu gitondo. Salomo aravuga tumva urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi ngo ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Ngo yigira imbere ahura n'undi sanga we ni umuhanga asanga we ibintu byose arabizi. Ni umu business woman azi gucuruza azi gushakisha azi gupanga ibintu. Niwe yanditse wa nyuma mu gitabo cy'Imigani 31 murongo wa 10 asanga ngo uwo mugore abyuka kare ngo ntarya ibyo kurya by'ubute azi kumanaginga bo mu rugo rwe. Umugabo aza amasaha umugabo azira kandi bimbabwira abakecuru wacu barabikoraga babaga mu migani. Aba mama biriya ruguru mwarubyiruko nta makuru mufite mwe muri gushakira hano. Mwe muri gushakira hano umukobwa abyuka mu gitondo akabwira umugabo we ngo muhiragiye. Mwese muhire ngo yagiye uwo ni umugabo we ninjye wivuze kubera ko nta ariko noneho ariko ndashamburiye umugoro. Aba mama biwacu ngo umugabo arinjiye mu rugo umugabo aratashye n'imbeba zo mu nzu zikabimenya
none basaziye mu mujyi byarabayobeye. Mu myaka yashize papa atararwara, yararwaye kuvuga birahagarara, atararwara yaje kumara igihe mu rugo, naza mu ivugabutumwa kabyuka ngenda, nagaruka mbere yo kumubwira amakuru akabanza akambaza ngo ni gute ngo wagiye udasezeye. Iki ngo usezere gute? Naho nanjye sinkibyibuka. Umuntu w'umugabo azasohoka agasiga atabwiye undi mugabo aho agiye. Ese nagarukaga akabanzaga, noneho nava ku meza akabanza agasa n'uwigiyeyo, nava ku meza kasa tubwira amakuru. Twavuye Nyamata tugera Nyabugogo, dufata imodoka tugera Mbarara. Ngo nuko bazavuga amakuru. None bayavuga gute? Uvuge ko wavuye Nyamata ngo wigira imbere uhura n'imodoka murabisikana ngo wagiye mu modoka y'umweru cyangwa y'umutuku, shoferi yari munini cyangwa muremure, ijoro garitindega amakuru aryohi. Ariko gabo mu miji ni Nyamata ni Nyabugogo na Mbarara basi. Salomo ngo aje kuvuga umudamu wa nyuma, aravuga ngo ninde wamubona ngo ararusha cyane Marijani, ngo ni umugore w'ubwenge, ngo umugabo wamenyekana mu mudugudu, ngo abyuka kare akoresha amaboko ye, ntabwo ari umunebwe, ntabwo ari umunyenda nini, si umunyamagambo. Hari ababyeyi bamwe bajya batera abantu ubwoba, abana batangira kurya na peti, ngo mwitonde, ngo ndimuzi ko ari byo bya nyuma. Abana kera baremye mu ubwoba, nibajya mu ngo zabo nabo niko bazabwira abana babo. Cyangwa aba mama akajya atangira kubwira abana ngo mugende murebe muri stock, kuko ndabona mufite apeti nyinshi, ngo murebe muri aba mama ntimugatera abantu ubwoba. Iyo ngiyi yishize aho yavuye n'indi zahava. Ba mama twe baduteraga umwete n'inzara yaba ntitubimenye, akinjira hirya akabizana akatugaburira nta makuru. Sinzibagirwa umumama umwe wagiraga umugabo w'amahane, n'abagabo ga ntiboroshye nabo. Hanyuma umugabo wagiraga amahane ngo yinjira umugore ngo amuhe imboga, umugabo ngo akore mati no izi mboga zawe ntabwo ziryoshye, kizo kwa runaka, genda uje kuzana izo kwa runaka. Umumama ate sawa, afashe ya sahane arayisohokanye, ashize mu gitenge, azungurutse inzu, ngo azunguruke inzu arazigarura, ngo azihe umugabo ngo akoreho ati voilà, ntiwumva se? Mugore w'ubwenge aza akora udushya, akora ibi. Amen. Wagere mu mubwiriza rero, yandika umubwiriza ari umugabo mukuru,